Ndabasuhuje. Celine Maria Claudette Dion ni umwe mu bahanzi ndetse no mu bakinnyi ba filime bakomeye ku isi yose, uzwiho cyane ijwi rikomeye kandi rifite ubushobozi bwo kugera ku mitima ya benshi. Celine Dion yamenyekanye mu njyana nka pop, soft rock na classic crossover, ahinduka ikirangirire ku rwego mpuzamahanga. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku bigwi, amateka ndetse n'ibyamuranze mu rugendo rwa muzika kuva avuka kugeza uyu ngubu. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Celine Dion yavukiye i Sherman muri Quebec muri Canada kuwa 30 Werurwe 1968. Celine Dion ni umwana wa 14 mu bana 14, avuka kuri Adema Dion na Teresa Tanguy Dion. Umuryango wa Celine Dion wakundaga umuziki cyane kuko banakundaga kuririmba mu birori bigiye bitandukanye harimo nko mu bukwe. Ibyo byatumye Celine Dion akunda kuririmba, atangira kugaragaza impano akiri muto cyane. Ku myaka 5 gusa Celine Dion yatangiye kujya aririmba mu birori byakundaga kubera iwabo mu rugo, maze ijwi rye ritangira gutangaza benshi baryumvaga. Nyina akibona impano y'umukobwa we yahise amwandikira indirimbo ye ya mbere. Mu mwaka w'1981 iyo ndirimbo yohererejwe Hone Angelina, wari umuyobozi w'abahanzi bakomeye muri Canada. Hone akimara kuyumva yararize, ahita amenya ko uyu mwana Dion ari impano idasanzwe. Hone Angelina yahise afata icyemezo kitoroshye, agurisha inzu ye kugira ngo ashore imari mu muziki wa Celine. Ibi byerekanaga ko amwizera cyane. Hone yahise aba umuyobozi cyangwa manager w'umuziki wa Celine. Ntibyatinze yahise asohora albumu ya mbere mu rurimi rw'igifaransa. Mu gihe gito yahise aba icyamamare muri Quebec no mu Bufaransa bwose. Mu 1988 Celine Dion yatsinze Eurovision Song Contest ahagarariye Ubusuwisi. Ibi byamufunguriye amarembo yo kumenyekana ku isi hose. Nyuma yaho yafashe icyemezo gikomeye cyo kwiga icyongereza kugira ngo agere ku rwego mpuzamahanga. Mu 1990 yasohoye albumu ya mbere mu cyongereza ariyo bita Unison, ihita imugira cyamamare muri Amerika. Kandi kuri iyo albumu hariho indirimbo nka Where Does My Heart Beat Now ndetse na Power of Love, zahise zituma izina rye rimenyekana ku isi hose. Mu 1996 iki ni igihe Celine Dion yageze ku rwego rwo hejuru. Mu 1997 yaririmbye indirimbo yitwa My Heart Will Go On, indirimbo yakoreshejwe no muri filime ya Titanic. Iyi ndirimbo yahise iba imwe mu ndirimbo zakunzwe kurusha izindi zose mu mateka kugeza na n'ubu ngubu. Kandi iyi ndirimbo My Heart Will Go On yamuhesheje Grammy Award, icyubahiro mpuzamahanga, gucuruza miliyoni nyinshi z'amakopi. Celine Dion yahindutse ijwi rikomeye mu bihugu byose ndetse n'aha mu Rwanda. Celine Dion yashakanye na manager we cyangwa se uwarebereraga umuziki we ari we Hone Angelina mu 1994. Nubwo hari itandukaniro rinini ry'imyaka hagati yabo, urukundo rwabo rwabaye urugero rw'ubwizerane ndetse n'ubwitange. Ibyo ntibyatinze, baje kwibaruka abana batatu ari bo Hone Charles ndetse n'Imanga Nelson na Eddie. Mu 2014 kugeza muri 2016 Hone Angelina yari arwaye kanseri. Celine Dion afata icyemezo cyo guhagarika umuziki by'igihe gito kugira ngo abanze amwiteho. Gusa ku bw'ibyago mu 2016 Hone Angelina yitabye Imana. Nyuma y'iminsi mikeya na murumuna wa Celine yitaba Imana. Ibi byari ibihe bikomeye cyane mu buzima bwe. 2022 Celine Dion yatangaje ko arwaye indwara yitwa Stiff Person Syndrome, ituma imikaya ikomera cyane bikamugora kuririmba ndetse no kugenda. Iyi ndwara yatumye asubika ibitaramo byinshi. Gusa nubwo bimeze gutyo, Celine Dion aracyafite icyizere kandi akomeje guhumuriza abafana be. Celine Dion akaba afite alubumu zigera kuri 70, akanagira indirimbo 476 zagiye hanze kuva yatangira umuziki we. Gusa hakaba hari n'izindi ndirimbo zigera kuri 97 zitagiye hanze. Ubwo ni ukuvuga ko afite indirimbo 576. Nubwo Celine Dion afite alubumu zigera kuri 70, hariho izagiye zikundwa cyane kurusha izindi, maze zikazamura ibendera ry'umuziki we, tutibagiwe n'izina rye ku isi ya rurema. Falling Into You yakoze mu 1996, iriho indirimbo nka Because You Loved Me ndetse n'indi bita It's All Coming Back to Me Now.
zikaba zaramuhesheje Grammy Award. Alubumu ya kabiri Let's Talk About Love yakoze mu 1997. Iyi alubumu yari iriho indirimbo y'ibihe byose My Heart Will Go On yanakoreshejwe muri filime ya Titanic. Alubumu ya gatatu ni Color of My Love yakozwe mu 1993, iriho indirimbo nka Power of Love. Alubumu ya kane These Are Special Times yakozwe mu 1998, kandi iyi alubumu bahise ko ari iya Noheli, iriho indirimbo nka I'm Your Angel ndetse na A Holy Night. Iya gatanu A New Day Has Come yakoze mu 2002. Iyi alubumu yamugaruye muri game nyuma yo kumara igihe kinini abyaye, iriho indirimbo nka A New Day Has Come. Iya gatandatu yitwa Do yayikoze mu 1995. Iyi alubumu ikaba ikoze mu rurimi rw'igifaransa. Alubumu ya karindwi yitwa Unison yayikoze mu 1990. Iya munani yitwa Talking Chances yakoze mu 2007. Ikinyamakuru Forbes Magazine kivuga ko mu mwaka wa 2025 Celine Dion afite umutungo ukabakaba miliyoni zigera muri 570 z'amadolari y'Amerika. Yagiye akura mu ndirimbo, ibitaramo ndetse no kwamamaza. Ubuzima bwa Celine Dion bukwigishe ko inzozi zishoboka kugerwaho niyo waba uturuka mu muryango woroheje, kandi impano isaba kwihangana n'umurava. Celine Dion si umuhanzi gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'icyizere, ukwihangana, tutibagiwe ndetse n'urukundo. Ndabashimiye cyane.